wagisikera we rero uri kubyumva ntabwo kuraza kuza kuburara kuri uyu munsi uri kumva umuswera ufata utumwica ibyo bibazo naby'imuhwe uzana ubusambanyi mu kazi uyu munsi uzabusambanyi mboronda yirasa ari njye nawe ndusambana uri umuswera uri butatwatatse umukobwa kigwa hase tudafite amata komeza tekamanze nyishyire mashyagamo agahamba we uzi kubura ntago twaburaye atare byose se bitangiza oya mani yo mikino akureka mubaze ubundi ubona ibintu tuba dufite bizatumarira iki umunsi ndashonje inza mani nakaswera kuba ushonje ndabyumva ejo ndiko twashimuse umukobwa wabigenjeje buri uriya mukobwa impamvu uriya mukobwa sibyo urabizi nikunda abakobwa bafite ikibuno uriya mukobwa nabonye nanjye afite imyoyo ndavuga ati imyoyo ntabwo yancika manze ibyo tunabireke ibyo tunabireke muti tuze gukora akazi nyakazi ahantu dushimutira tugomba no kuhahindura kuko hasigaye hazamo ibibazo byinshi cyane ahantu si reka twe tuza mu gihuru tukuzashaka ikizu kidafunze twe tubashyira kuhahindura tukagura business ari kontorora neza ataduce ufata afite ibiryo tumanze tubirye kakatwere kuko urumva icyambere ari ukurya cyane icyambere no gushaka amafaranga yo kugura n'ibindi byinshi byihorera mani byihorera nakumane ashoboni nahuye n'umuyobozi yararugura ko ati abasiba abantu bigize amabande muri quartier barakuzi se kujya mu bandi bashite gikogisha kwa cyara dutanze gwa tute tumwica mani nte hogiye kumwereka suzanira ari byo mani gutugabanya ubugorye sibyo kandi mani ndashonje kugwego nanjye nabo ndozi kabisa kamanze mubwire uyu munsi nutagabanya ibintu by'ubusambanyi we nta gusambana guhari uyu munsi nakazi gusa sibyo uyu munsi nutagabanya ibintu by'ubusambanyi wa mbere ndakwirasira uya ndakwirasira wa mbere waramurongoye sibyo nanjye wa kabiri ndamurongora sibyo muti n'Imana yaguhaye nanjye yarawumaye buriya niba warafashwe n'iraha nanjye yaramfashe eko uyu munsi dukora akazi nyakazi hanyuma se njye nawe ushaka ko tugendera mu muryo umwe oya tugiye gukora akazi ko gushaka icyo kurya mwana ku mwana utu tuzaba kuba mu kinani gusa mwana wajya uba umuntu wa seri niyo mpamvu nyine ngura ngo tugomba guhindura uburyo dukoramo ni navuze ati ubutanakoranaga n'ikibwa tubashaka ahandi hantu hataraha kuko hano hantu ahantu haba amafaranga hano niho haca abantu uko niko mu kinani haba amafaranga se ubwo atabaje abari guca mu muhanda bakabyo oya umva ukuntu bimeze hano umuhanda uri rugo ririya sibyo kare kigiswera mwa gicucu we nanze ko nabwo bugira mundi ubwo babo naga ari ubwo ngubwo ni uburyo bwo gukora business ikomeye kwatake kibariya cyane igisore kihoreye biraba ari ibigwa gifite na gatushi kihoreye ni umugabo ikintu kiriho ni iki ngiki mbere yo gushimuta umuntu ujya ubanza unarebe ngo uyu muntu aturuka hehe noneho inzara mfite uyu muntu ko nta bwenge ugira kuko ushimusa umukobwa w'umukene yakumarira iki cyangwa umuntu w'umukene uwo ari we wese uyu munsi urajya ureba umuntu wambaye inkweto nziza ipantaro nziza n'ishati nziza kugira nibyo tubize amafaranga tubitwara nta kintu dusigira umuntu uyu munsi ahubwo uzi kuzicisha gahunda nta gushimuta umugabo gahunda tuzarebera mu gitsina gore gusa kuko umugabo ushobora no gusanga ari manebe yego ikibazo no kwituzana ibintu byiraha mwana ntabyiraha biri aha ngaha uyu munsi ni gahunda n'akazi uyu munsi ni akazi ni gushaka amafaranga nzara mfite ndagaza umuswira ndeta nzara mfite se atariho huyite aha ngaha se nzoga yanashizemo ase ubundi cyashije se mwana umuti iyi ntabwo yuzuye mu kanya rebera ye cyakoze ufite irakwica gusa uyu munsi nugabanya ubugoryi tugakora akazi kandi iyo nzara ufite niyo atuma wica akazi uyu munsi nta mikino cyangwa nkahita mfatisha nk'ufite nk'amaronji cyangwa indi ufatisha ntabwo twararanye hano twese ntitwaburaye se ntanyumvira ariko ubundi kamubwira sibyo kumva mani gasubire mani pava focus ku kazi gabanya amagambo dutekereza icyo gukora nta gicucu uri gusinzira mani ikibazo cyawe uvuga cyane utari no gutekereza reba kakambaye imyenda y'imikara wababonye uretse dore bazishyire mbasi fakasinga ku kazi funga n'ingofero mu maso gahunda
nakuzana ubugoryi kuri iyi nshuro. Mbase. Aya niyo mahirwe tubonye. Mbase. Kankwereke. Abanyawe. Arabonye telefone sibyo? Bikumva? Uyu munsi no gupfuka singa ku kazi. Telefone amafaranga asagiye ikintu basigira. Ebana. Tugiye gufata iki kuri mani. Batakomeza gaswera. Sitonde. Hinze ibintu gakeya. Shaho ngaho imbere. Wagiswera urazana ubugoryi uyu munsi ndakomenya. Katari. Katari. Purapure. Toa. Atikonti. Acha afite. Maskara.